hanyuma mu Pentecote hanyuma nza kubaswa n'umwuka wera muri 86 yego kuko hari n'ahantu haho ingenzi muri ya Petero baritse byose akurikira Yesu ariko yaravuga ati murindire muzahabwa imbaraga mukorana n'abantu yego ni ikibyigezi cyane rero ubwo ni nyuma y'imyaka 2 nyuma y'imyaka baritse mu mazi menshi hari toro narimo ryiza cyane naho nawe twumwuka wera noneho ubuzima burahinduka niko navuga umunezero bona ku ijwi ry'Imana mbese ubuzima burahinduka ubwo rero hari 84 mbatsuka mu mazi menshi n'umpantu ko igihe kiragera nza gusoma igitabo cyitwa Le 7e jour umunsi wa 7 nagiye n'umuhungu mu Rwanda twaduturanye noneho ndagisoma ndatsindwa saba tiransinda yego saba tiransinda pe hahandi ubura ahantu mburaho nkwepera njya mbwira abantu ntabwo turiza ya nimero Imana ikuzi nkaho waba uri wenyine ku isi yego wenyine ku isi rwose niyo nsenga ndavuga nti Imana ndaje meze nkaho ndi jyenyine imbere yawe ku isi amen ndangije dufataga tigisimo dusanga irya kabiri bararivanyeho ntabwo ririmo kandi muri biriya ntagatifu ririmo yego arumirwa dusatse se yaje ku 10 ndamwereka dusanga irya 10 ryo kwifuza bari kabanyijemo kabiri arumirwa umugabo yahavuye yihariye yego mukundwa twongeye gura hano kuri umucyo w'isabato ndagushimye kandi ngusuza mu izina rya Yesu witeka duhana umugisha numunezero kuri ngiye kongera guhura namwe tuje gusangira ukuri kw'ijambo ry'Imana gusangira ubunararibonye bw'ibyamwuka uko Imana yagiye ibana natwe Imana yacishimwe nkuko mubimenyereye tujya tugira ibiganiro bitandukanye bishingiye ku ijambo ry'Imana rimwe na rimwe tukagira n'abatumirwa batuganiriza uyu munsi rero nanone ntabwo nje ngenyine ndi kumwe n'umubyeyi muramubona ushesha kanguhe kandi Uwiteka yagiriye neza ufite ubuhamya bukomeye ari budusangize benshi basanzwe bamuzi arazwi muri uru Rwanda ariko kandi wasanga ari n'undi utamuzi ntabwo biri butubuze kugira ngo tumuhe umwanya atwibwire turakwakiriye mu izina rya Yesu murakoze cyane umunezero kuri twe ko mwatwakiriye mu rugo rwanyu kugira ngo abareba ubu butumwa mubashe kubasangiza ubunararibonye Imana yabagiriye ku Imana yabahamagaye naho ibagejeje n'umunezero ukomeye mbere rero yuko tugira ikindi dukora ndifuza yuko mudusengera bitumara gusenga turakomeza ikiganiro amina reka dusenge Mana nziza mwami icyubahiro tuje imbere tugushima tushimiye mu mwanya mwiza uduhaye ukana ku ijambo ryawe tushimiye papa ko waduhisemo ukatugira ibikoresho byawe ushimiye umuhungu wawe Eric wahisemo akiri mutoya papa turagusabye kugira ngo uyu mwanya tugezemo mukorera tuyobore amen ibyo abantu batekereza ibyo twateguye bibure ariko ibyo ubona kwiye kugera ku bana bawe ibyo bisohora tubisabye mu izina rya Yesu amen amen amina n'umunezero rero mubyeyi nje ndabazi ariko navuze ni ahari hari abantu batabazi ushobora kwivuga mu magambo makeya abadukurikiye murakoze cyane Eric nitwa Consolata wantige mukandahiro n'amazina menshi yari mu ndangamuntu ariko abantu banzi cyane nka Consolata ry'Inyange yego ndakanda umukecuru rero umwaka rwose mu kwezi twatangiye nzagira imyaka 71 amen ndashima rero ko ya myaka birivuga hariya mu byahishe muri Zaburi n'ubwo 10 avuga ngo imyaka 70 ngo yakomera kagera 80 urumva yayindi imyaka yampaye Imana yampaye numva rwose ndi munyongezo ndashimana cyane Imana ihabwe icyubahiro yabarinze amina mubyeyi Consolata Rugerinyange rero umubyeyi wakoze umurimo abatabizi Rugerinyange yahoze ari umuyobozi w'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 itsinda ritwaye ubutumwa mu buryo bw'umwihariko bwa butumwa turi kuvuga mu mucyo w'isabato
yabaye umuyobozi wabwo. Ubwo ndi kubwira abadasanzwe batamuzi, araza kudusangiza rero ubunararibonye, turaza kubonamo byinshi. Njye nagize amahirwe akomeye yo gusoma iki gitabo cyanyu. Afite igitabo cyiza cyane gikomeza umutima kandi biratangaje. Hari umwanditsi wanditse ngo behind every face there is a story. Ko umuntu abona undi hari amateka akomeye. Amateka yanyu rero aratangaje kandi nibwira yuko atari njyewe yatangaje gusa, ahubwo wasomye iki gitabo wese byaramutangaje. Niyo mpamvu natekereje kuza ngo tuganire, ubwire abantu b'Imana uru rugendo Imana yabanyujijemo rutangaje. Ntabwo ahari twabimarayo, ariko muraza kugira bikeya muza gusangiza abantu b'Imana, cyane cyane ku byerekeranye n'uyu mushinga turimo wo kwerereza ubwami bw'Imana, tugaragaza ko amategeko y'Imana adahinduka, azahoraho iteka ryose. Rero ahari abantu nakomeza no kwicisha amatsiko, ndagira ngo mbabaze ikibazo cyoroshye ariko kandi gikomeye. Ni gute Imana yabahamagaye uhereye mu buto bwanyu, ukuntu Imana yagiye igendana namwe kugeza ubwo mumenye ukuri kw'Imana ku ijambo ryayo? Ndagerageza kubyihutamo. Navukiye mu muryango w'Abakristo b'Abakatolika, tujya mu misa rwose, yewe Abakatolika cyane tujya n'inzira y'umusaraba n'ishapure byose. Ariko wasangaga twari dufite ibitabo by'amasengesho ariko nta Bibiliya dufite, ntayo twasomaga bimwe. Ubwo rero ariko igihe cyarageze twarahunze ndi muri Kongo, nibwo nahuye n'ubutumwa bwiza bwa Yesu, menya noneho Yesu ko mushobora kubana neza, mukamenyana, ukaba inshuti, ukaba umwana w'Imana by'ukuri. Ubwo rero hari muri 78, nari nkiri muto, mfite 26, muto byose ugereranyije n'ubu. Ariko n'urugendo nari ntangiye, ariko navuga ko naje kubatizwa amazi menshi 84. Yego, muri iki gitabo nabibonyemo. 84 nibwo nabatizwa amazi menshi. Hanyuma mu Pentecote, hanyuma nza kubaswa n'Umwuka Wera muri 86. Yego. Kuko hari n'ahantu haho ingenzi, buriya Petero aritse byose akurikira Yesu. Ariko yarabwiye ati murindire muzahabwa imbaraga mukorana n'abantu. Yego. Ni ikintu cy'ingenzi cyane rero. Ubwo ni nyuma y'imyaka 2. Nyuma y'imyaka batswe amazi menshi. Hari toro narimo ryiza cyane. Naho nabatwe Umwuka Wera, noneho ubuzima burahinduka, niko navuga. Umunezero, ubona ku ijwi ry'Imana, mbese ubuzima burahinduka. Ubwo rero hari 84 mbatswe mu mazi menshi n'umupantiko, ariko igihe kiragera nza gusoma igitabo cyitwa Le 7e jour, umunsi wa 7. Nagiye n'umuhungu mu Rwanda twari duturanye, noneho ndagisoma ndatsindwa. Sabatiransindra pe hahandi ubura ahantu mburaho nkwepera ndavuga nti okay, tori yanjye ndarikunda. Yewe naje no guha pastor wanjye icyo gitabo, ndavuga nti dore igitabo nasomye rwose, umuyobozi wawe nakoraga mu itorero pastor w'iryo torero mwasengeragamo. Icyo gihe ari muri Amerika, yari umumissionnaire ari muri Amerika adahari, ariko yasimburwa n'umunyekongo, nawe ari umukozi w'Imana rwose. Ndakimuha, ndavuga nti iki gitabo gisome nti tuzaganira muri icyo utekereza. Arankwepa ntitwije tukiganiraho. Yego. Aza kuzasubira aho yabaga Irumbashi, pastor wacu aza kuzagaruka, nawe ndakimuha. Yari umuyobozi wanjye, ariko tunumvikana, tuganire kumvikana, ndakimuha nawe. Ntabwo nti rero ni hari igitabo nasomye rwose gisomeka neza, cyari cyanditse neza cyane, icyo gitekerezaho. Noneho aragisoma, ariko nawe ntiyigeze yemera ko tukiganiraho, ahubwo nawe isa tugomba ko yaramutsinze, niko nibwira. Kuko yari missionnaire, afite itorero rimushyigikiye, arasenda hijya guhindura, ni representa waryo mu kindi gihugu. Kumva ngo baramwihanishije n'urundi rugamba. Ariko icyabiyemo nuko yatubwiye ati, abakozi yavuze ati ntabwo twongera gukora samedi. Ntabwo twongera gukora samedi. Yego. Ati dore byari itorero rikomeye, hahora abantu baje mu manama, amatsinda yo gusenga, amakorari, mbese abamama bateranye, abakobwa bateranye, hahoraga abantu benshi.
yego rero aravuga ati dore ku cyumweru hari amateraniro angahe habaho n'iki byose ati tuzajya turuhuka ariko icyo kintu cy'isabato ntakisaho ariko njye nahise mbyumva rwose Yego. nahise mbyumva buriya nawe yaratsinzwe icyo gitabo wagisoma wese nta hantu abicikira kuko ni Bibiliya yonyine yivugira nahuye nacyo mwaragihinduye ahari mu buyobozi bwanyu ariko sinjya nkibona ni umuntu wakimayeyo kera mu kinyarwanda cyanditswe n'umugabo witwa Paul Noah. Yes, ni icyo ngicyo rwose nagisomye rero kera icyo gihe noneho ndavuga ntoke noneho urabona itorero umenyereye kandi twari abantu nakijwe mu mbaraga twari ryatero ry'imbaraga tukajya kuvuga ubutumwa mu magereza aho nasengeraga mu mabisi tukajya mu bitaro tugurumana rwose noneho ahandi nkumva sinisanzura neza yabwa ntoke ni isabato yansinze nzajya nyiruhuka ariko rero ndaguma mu itorero ryanjye bivuze ngo wumvise itsinda riruhuka isabato yayindi umaze kumenya rwose bari inshuti zanjye ni nawe wampaye icyo gitabo ariko wareba umwuka bakoreramo imbaraga bafite mu ivugabutumwa ukabona iryo tsinda ntabwo uryisantamo najya no gusengayo nkumva biranyuranye nkumva nta mbaraga mpabona nta rya shyaka twari dufite simbihabone yego ndavuga nti nzaguma aho nsengera ariko nyiruka isabato noneho mu cyumba cyanjye rero nkaguma mu rugo kuko pasiteri yaradu ntabwo twajyaga ku kazi nkasenga Imana mu rugo nkahimbaza Imana nkasenga ariko ndavuga nti nzaguma mu itorero ryanjye na rimwe. ubwo icyo cyemezo wagifashe ryari? Ni 19. Nyuma y'imyaka 5 umaze kumenya Yesu, umaze kumenyana, mukorera mu mbaraga ya Mwuka Wera, hanyuma yaho mumenya isabato 89. 89 ariko namenye isabato rwose gatsindwa ndarambara. Kandi utangira kuyiruhuka. Ntangira kuyiruhuka. Ahubwo ikinyuranyo ntiwayiruhukana n'abasanzwe bayiruhuka. Oya, ntabwo ngiye ni Bibiliya yanjye nabibonye muri Bibiliya yanjye ndatsindwa ntaho nabikwepera bari abahanuzi bakomeye bose. Ba Isaya muri Bibiliya yego. Birimo ntaho na Yesu byo mbese nta hantu wabikwepera. Nukuri nibyo ijambo ry'Imana iyo riramburiwe umutima utaryarya, umutima utarwanya Imana byanze bikunze abaho gutsindwa. Urumva nicyo cyabaye. Ahubwo icyemezo mwafashe igihe nagisomaga niyo mpamvu navuze nti abantu basomye iki gitabo ari nabo bashobora gutangara. Ni uburyo mwatangiye kuruhuka isabato mu itorero ritaruhuka isabato n'igihe kirekire haruza kwivugira. Numvise ari ikintu cy'igitangaza cyane kandi numva bizafasha abantu. Hari abantu bagiye bigishwa nabi cyangwa se umucyo w'isabato ukabageraho mu buryo butari bwiza cyangwa se bagahura n'ingorane nk'iyo wavuye nayo. Ndibuka hari umumama ukomeza kungaruka mu matwi n'ubushize namuvuzeho. Ni umumama wigeze kumpamagara aruhuka ku cyumweru akunda Imana nkurikije ibiganiro twagiranye abato. Sabato turayisoma ikaturyohera ariko nareba banzengurutse abantu baruhuka isabato nahuye nabo nkasanga niyo bazi yonyine. Ugasanga noneho ikibazo kigiye kuba yuko ba bantu bazi umucyo w'isabato babaye intaza mu mibereho. Byumvikane ko nawe ari cyo kibazo cya mbere wahuye nacyo. Cyakora gutsinda watsinze nuko wagumye mu ijambo cy'ijambo rikubwiye ukavuga uti ndatsinzwe nemeye kubigenderamo. Ijambo ry'Imana narigisomye muri Bibiliya yanjye yego nabonye ibyemezo byose sinde umwana w'umuntu ngo yifashe gutya na gutya ndareba iby'Imana insaba gukora mbikore. Yego rero nkuko nabivuze wanabitubwiye uri Madame Pasteur Rugeri Nyange umuyobozi w'abadivaniste mu Rwanda. Wari yego wari yego w'abadivaniste mu Rwanda. None urugendo noneho rwo kuva muri rya tsinda rwo gukomeza kuruka isabato ariko wibera mu itsinda ry'abaruka icyumweru rwagenze bite kugira ngo uyibone noneho mu itoro ry'abadivaniste? Imana rero burya gwara abandi bantu benshi ariko muri aka kanya urandeba nkaho ndi kenyine. Imana ifite ukuntu igenda ikakunyuza mu rugendo rwihariye rwose. Nk'ubu nakubwira ko
kugira ngo n'ubundi byari nk'igitangaza kubona ngo umuyobozi w'itorero agiye gushaka umugore mu itorero agasengeramo, yego noneho no kuzahurira nawe ntabwo byari gushoboka, ariko navuga ko Imana yari yarabiteguye ko ari we tuzabana, kuko yenda ntabwo mwabivuzeho cyane, ahari nakwishimira ko abantu babona ubunararibonye bwinshi mwanyuzemo muri iki gitabo mu buryo burambuye. Nkavuga n'ukuntu twamenyanye n'ukuntu icyo mvuga mu buryo burambuye bazabyisomera, turi kuri iyo ngingo y'urwo rugendo. Urwo rugendo rero navuga ko kugira ngo nze mu itorero navuga ko niba Imana yanyuzemo kuko yangutse se mwamenyanye mute. Yarampamagaye kuri telefone, hari inzandiko yamvanye muri Canada, ahantu mama yabaga na musaza wanjye niho abahungu babiri babaga. Anzana inzandiko arampamagara atanzi, njye nari muzi nagiye mu makwebere yasezeranije, bavuga turiya muntu rero bati rwose n'umuntu mwiza yapfushe umugore muri jenoside, ibintu nk'ibyo, ariko nta mpuriye nawe yaratarambona, ngira namubonye nagari imbere asezeranya kabiri. Ubwo rero noneho arampamagara ati mfitiye inzandiko njya kuzifata, nuko yambonye rero nanjye nuko twaganiriye bihera aho ngaho rero tuza kuzabana. Uhita winjira muri rya torero birumvikana no mu buyobozi bwaryo. Gusa akantu navuga nubwo ntajya muri leta, ariko ngewe nari nkuze cyane, nta mugabo narashatse. Ubwo rero ni Imana numvise ijwi ry'Imana, ako kantu rwose twumvaho kimwe, kuko sinashaka kujya no mu badive, ariko akifata telefone ye numvise ijwi rimbwira ngo wa muntu n'uyu wamumaze iminsi nkubwira n'uyu, niyo mpamvu ntashidikanyije. Ko nta kantu umuntu ntabwo nari kuvuga ngo ndigiyemo, kandi ntaragize ko ni Imana yabiteguye, yambwiye. Numvise ijwi ryose rwose ngo wa muntu guhamagaye, tutaranavugana nkifata telefone ya zaza telefone za kera, ngo wa muntu n'uyu namaze iminsi nkubwira. Ubwo rero nuko naje rero noneho nzama Adventiste. Nsoma iki gitabo nakomeje kubonamwo urugendo rwanyu uhereye mbere icyo gihe za 80 mbona ibanga ry'imibereho yanyu ari amasengesho. Ese abantu batwumva mwabaha nama ki? Kuko usanga hariho guhangana kw'amadini bitewe n'imyizerere barimo, ababatiza ku gahanga bahanganye n'ababatiza mu mazi menshi. Ubwo ababatiza amazi menshi bafite ikibando cy'uko bari abatabatizwa, ugasanga ni icyo ngicyo dutsindagiye rimwe na rimwe ku bwa kamere zacu, kubwo kurwanira ibyo twakuriyemo, ishyaka ry'ibyacu tukanabirwanya, ahari bitari n'ibyo kurwanywa. No ku isabato nuko bimeze. Niki mubona kuba Imana yarabamenyesheje uwo mucyo n'isano mwari mufitanye nayo, bwa buzima bw'ibyamwuka, kwa kutajahagurika, kwa kwifuza kuyoborwa n'umwuka wera, mwabwira icyo umuntu ukiri mu kurwana n'iyo ntambara cyane cyane yo kwemera amategeko y'Imana atarayamenya? Nirihe banga, niyihe nsinzi yakura mu masengesho kugira ngo kuri kumugereho mu buryo bworoshye? Ngeriga ko ikintu cya mbere umuntu akwiye gutekereza nuvuga uti nakirisa umutima wanjye, rero ko umukristo ari yakikirwa, nakirisa nk'umwami n'umucunguzi wanjye. Umwami nivuga ngo arayobora, yego, kandi kuyoborwa ni ukuyoborwa n'ijambo ry'Imana, kandi ngiye ashima Imana ko biriya tuyihuriyeho. Yego, hariya biriya biribona ni biriya y'abakatolika, biriya ntagatifu, ni biriya nziza cyane. Yego, sobanuye neza rwose. Nuko ngo biriya tuyihuriyeho. Nibwira ko ibanga rya byose ari ukuza imbere y'Imana uvuga uti ijambo mbwira ndaryemera. Yego, ntuvuge ngo ni ibibambwiye, ngo aho nsengera ni kubambwira. Oya, abo ni abantu, ko abantu bagira bagahinduka. Abantu bagira bagahinduka. Hari n'ibintu nk'itorero navukiye mu y'abakatolika, hari ibintu kera byagiye bihinduka rwose, ariko iyo byanditse ukavuga uti niyemeje kubikurikiza, icyo gihe rwose ukabikurikiza. Ariko ikindi kintu wabaye nk'uko muzaho, hari ahantu ikindi kintu cyiza cyane no kumenya gutinda imbere y'Imana.
usanga hari igihe dushobora kwiga ijambo ry'Imana tukagira ariko Mwuka Wera ni uza akakwigisha akakwemeza kuko nahasomye nk'uko abandi bahasomye ariko rero Umwuka Wera ni uza akanagira ariko birasaba kugira ngo gutinda imbere y'Imana. Hari ibanga ry'ubuzima pe ry'ubuzima bwa Kristo nibwira rikomeye tukwiye gusobanukirwa ni ukumenya gutinda imbere y'Imana. Isi ikintu uko nyumvise urakivuga wigise ukumva watinda imbere y'Imana ukayisobanuza ukayibaza niho ruzingiye ngata. Ariko niba usomye gutyo ukavuga ngo biranditse gutya na gutya na gutya ati no kumva ni kanaka wabivuze n'ubundi iteka ubona hari n'ibindi byabona bivuguruza ariko Umwuka w'Imana uvuze uti ndemeye reka numva ijambo ry'Imana ntindi imbere y'Imana numva ikimbwira Imana rwose irabikora irakuyobora igihe gikuri kigeze ukamenya umucyo w'ijambo ry'Imana kandi ukawemera ukawukurikiza. Ijambo ry'Imana ryarabisezeranye. Yesu Kristo asezerana Mwuka Wera yavuze ati ubwo azaza azatsinda ab'isi abemeza iby'icyaha kandi azabayobora mu kuri kose. Kwishingikiriza kuri icyo rero yuko tudakwiye kugendera ku byo babandi twari dufitiye icyizere batubwiye ahubwo icyizere cyacu tukakibika muri Kristo tukishimira kuyoborwa n'Umwuka mu rugendo atuyoboyemo aho niwe nsinzire. None muri iki gitabo cyanyu hari amagambo nasomyemo ndumva ari page ya 66 baranditse nubwo najyaga gusenga ku cyumweru nta muyobozi n'umwe wari warigeze ambwira ko nkwiye kuruhuka kuri uwo munsi ahubwo nabaga mbonye igihe cyo kugira imirimo nikorera ntazindukira mu kazi mbere yo kujya gusenga. Bivuze ngo igihe ijuru usomye muri Bibiliya wasanze Imana yategetse umunsi w'ikiruhuko. Oya aho nabyanditse mbere ntarasoma cya gitabo. Yego. Ibi ni mbere ntarasoma cya gitabo. Ukajya gusenga nibyo hari umunsi wo kuramya ariko atari umunsi w'ikiruhuko. Nicyo waje kuvumbura. Maze gusoma cya gitabo. Yego. Ufatira shavuga ko hari abantu baba bajya gusenga. Yego. Bakareba ibyabibuzi bababwira ariko ntawe bigeze akomoza na gato kuri bya mibereho uko nanjye hari imyaka namaze nsenga numva ndisenga numva nta musuzugura Imana ko nta muyobozi wigeze abimbwira. Yego. Noneho hari akantu mwashyizemo interuro zikurikiraho mbihuza na domaine yanyu ibyo mukora byo kwita ku mibereho y'abantu. Mwaranditse ngo nk'uko wakoze imodoka agena igihe ikwiriye kujyanwa mu igaraje bagahindura amavuta niko n'umuremyi wacu uzi imikorere y'imibiri yacu yateganyije ko nyuma y'iminsi 6 y'akazi umuntu akwiriye kuruhuka. Ibyo byubahirijwe byarinda benshi impfu ziterwa no gukora bataruhuka. Rero ubwo ndi kumwe n'umuyobozi n'umunararibonye mu by'ubuzima muri public health kandi ukunda kubyigisha YouTube channel nziza ifasha abantu kubijyanye no kwitungira amagara mazima. Ni gute wahuje isabato n'amagara mazima muri aya magambo maze gusoma? Birumvikana rwose neza. Imana yaravuze ati urajya ukora iminsi 6 wa 7 uruhuke. Yego. Noneho n'amategeko y'ubuze birumva Imana nyine yaremye umuntu nkuko nabyanditse aho ngaho. Isiti uyu muntu nakora akoze buri munsi yazatemba kandi koko niko bimeze. Niko bimeze abantu barimo gupfa muri iyi minsi bazize amastroke ibiki byose hypertension ibiki byose kubera kutaruhuka. Harimo impamvu yo kutaruhuka. Nkanjye rwose mu by'ukuri icyo kintu ndakizi. Ndyama kare cyane nzinduka kare cyane ariko mba naryamye kare. Waryamye kare wabanje ngo nagize za saa 4 za saa 5 za saa 6 ntabwo ari byo. Ntabwo ari usanga abantu barwaye kubera kutaruhuka kandi Imana yarabitubwiye iti ukore 6 7 uruhuke. Turengana gutya na gutya mu bijyane n'amavuta. Twebwe natwe usanga ni mu turiyica tugasuzugura. Ugasanga turica kandi ni hamwe ibintu byanditse rwose bihari. Biratangaje cyane kandi Satani ni umugome. Iyo ntekereza ku ngingo y'isabato nagize amahirwe yo kuganira na benshi kuri iyi ngingo. Ni nayo mpamvu byanteye motivation yo kuvuga ngo tugire uno mushinga na mwene data Eliezer tumufatanije. Ariko Satani yagisha abantu isabato. Iyo havuzwe isabato bumva ari ibintu
by'imiruho, agahinda, kubabara, ibintu Imana idusaba biremereye, ububata n'amategeko. mu gihe ahubwo ni ikiruhuko, ni ahantu umuntu yongera kuba refreshed, umubiri ukongera kugarura imbaraga. Ahubwo biratangaje, abantu barasabwa kuruhuka, kwa muganga bakabidutegeka. Noneho ijuru ryabivuga, byanditswe byera byabumburwa, Satani akumvikanisha ko bya bintu ari ububata ahubwo bigiye kubakandamiza. Ni ibintu bitangaje, ariko ijuru iyo umuntu yorohewe Mwuka Wera agenda arushaho kumwumvisha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Rero ni umunezero aho Imana yabanyujije, n'ibyo muri gukora bitangaje. Urumva ko mwabijyanye no muri domaine y'imibereho isanzwe. Nasomye amagambo akomeye avuga yuko nta kintu Imana yigeze itubuza cyatugirira neza, nta n'ikintu yigeze idusaba cyatugirira nabi. Byose ni mu mugambi w'impano z'ubuzima, umunezero, ibyishimo, bya bindi Imana ishaka ko abantu bagira. Imana ishimwe ku bw'ibyo rero. Kandi abantu badukurikiye, abantu bakurikiye ubuhamya bwanyu, ibyababayeho, rwose pe ndabasabira ku Mana kugira ngo uwo mwuka wabayoboye bamwemerere, kuko nawe arashaka kubayobora muri uko kuri, ngo benjoyinge kugira neza ko Imana n'urukundo rwayo rutangaje. Sinzi rero inama watanga cyane cyane ku bakiri muri bwa buzima mwahozemo kera muri iyo myaka, ngewe ubanza nari ntaranavuka. Yego. Ariko sinzi icyo wababwira, kuko urwo rugamba mwanyuzemo hari benshi barurwana. Ubu turi gutegura iki kiganiro turi kuwa nyuma w'isabato, ariko ndagira ngo mubwire, ejo umuntu yarampamagaye arambwira ati Eric rero yari yumvise ikiganiro nagiranye n'umupasiteri umwe witwa Musisi. Ni ibiganiro byaciyeho kera, ariko ubwo nibwo yarahuye nacyo, avuga ati ijambo ry'Imana ribumbuwe turatsindwa. Numva afite amatsiko yo kumenya ibi bintu bimeze bite. Mu by'ukuri Imana irashaka gufasha buri mutima. Muvugiye yuko hari abantu benshi bakirwana urwo rugamba. None nk'umuntu wanyuze muri ubwo bunararibonye, nihe namubaha, niki bakwiye gukora muri ko kugundagurana n'amahitamo bari kugundagurana nayo uyu munsi? Icyo navuga nuko burya inkoni hirgiye. Yego. Usangiye hari ikintu kimbabaza. Nanjye navuze ko namaze imyaka numva naramaramaje gukurikira Yesu, ariko ntaruka isabato. Banabimbwira abo bampaye icyo gitabo fete barambwiye bari barakubwirije, ntabwo nabyemeraga. Icyo gitabo cyonyine cy'Imana yanyuzemo. Icyo rero navuga, hari abantu mbese babona ngo bagacira urubanza abantu baruka isabato. Icyo ngicyo nge ndumirwa. Hari mu pastor yizwe ariko ngo mwagiye mukizwa. Ndavuga nti se hari idini rikizwa ribaho, nta dini rikizwa ribaho. Ntabwo nta dini rikizwa. Mbese ngo abantu matende dukizwa. Mbese ngo tugendera ngo tuzi ko agakiza gakomoka mu mategeko. Ndavuga nti oya, ntabwo ibintu tubyigisha. Ni kuko na Yesu yarivugiye ati uzava mu mategeko 10 y'Imana, iryo tegeko ririmo. Yego. Tegeko ririmo. Ntabwo rero kandi ikintu cyanankozeho cyane muri cya gitabo nasomye, ni ahantu muri Daniel 25 hankozeho cyane. Havuga ngo azigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko, kandi ngo bizarekerwa mu biganza bye, mu maboko ye, kugeza igihe n'igihe n'ibice kige. Reka tuvuge ngo by'abantu zenda twengure, ariko bireke mu maboko ye muri aka kanya. Mu gihe utarabyumva wowe umenye ko hari umuntu wabikoze, wabyumvise, wimucira urubanza rero. Ntabwo nzi ko ari idini na rimwe wavuga riri ku isi ngo abantu bose barakijijwe. Njyambwira abantu ngo muri Jenoside amadini yose aricanye, bose havuye nyimwe abantu bicanye, havamo n'abantu bahisha abantu, badukora abandi. Agakizo ni ku giti cy'umuntu ku giti cye. Ntabwo wicira abantu urubanza rero ngo kuko bakurikiza amategeko y'Imana. Icyo kintu usanga ari ikintu gikomeye. Ngo yango yabaye mu Adventiste, mbese bakumva ko ubwo nyine wamaze kuva mu by'Imana, wavuye mu by'Imana warataye. Icyo kintu rero sinjya nyumva kiranyobera. Donc igihe kizagera ngenzi neza ntashidikanye, nawe urabizi. Dukurije n'ubuhanuzi, abuhanuzi abatanze n'abantu bagendera mu buhanuzi cyane kandi bigenda busohora. Nzi neza ko igihe kizagera kandi si kera, cyagiye kiri ku maso nticyampuzeho kikava ku maso y'abantu, kikava ku maso yabo. Icyo kintu rwose. Ariko hagati aho inshuti yanjye irinde gucira abantu urubanza. Ntibagiye mu suko bagiye mu busambanyi, suko bagiye mu bujura,
si ko wagiye mu gigirwamana urabacira urubanza ko hari ikintu gishyashya bungutse mu byanditswe bagiye kugenderamo. ngo sinashingira umudivantiste ngo sinagira gute ngo yabaye igicibwa ngo yagiye gute. Oya, icyo kintu rwose nicyo nibwira abantu. Reka twajamo niba ikintu kiri muri Bibiliya nakagikurikiza mucira urubanza muciraho iteka. Niba igihe cyawe kitaragira ngo ucyumve nibura urohera mwuka wera. Yego. Ikindi kintu cyansinze cyane ni hariya muri Luka igice cya 4 umurongo wa 16. Yego. Hariya hano haransinze. Ayo masomo abiri ni navuga ko yansinze cyane. Ahari reka ndisome. Luka igice cya 4 umurongo wa 16. Rwose naho ubona bavuga ngo ajya i Nazareti yo yarerewe. Ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, arahagarara ngo asome. Nk'uko yamenyereye byarakamenyero ka Yesu. Icyo kibazo uwo muntu yari akimbajije. Yesu yarubukaga isabato. Numva birananejeje cyane. Atese isabato iboneka kangaye muri Bibiliya. Numva afite amatsiko menshi. Nabwo ndero ntabwo nibuka neza imirongo ivuga isabato, ariko isabato ibasha kuba iboneka birenze 100. Kandi ntabwo nibeshye. Icyo ngicyo cyo hari nabone iki kiganiro azakibonera. Ajya i Nazareti kuruhuka isabato nk'uko byaramenyereye. Turebye no na Paulo wanditse mu isezerano, niwe wanditse cyane isezerano rishya, niwe muntu tubona wanditse byinshi. Haraho yageze kurya zanyureye ati murebe ni ku isabato murebe ko nta hantu hateranye. Yego. Aragenda asanga arabadiza asanga bateranye none ngo amara iminsi aterana nabo. Igihe Yesu kugeza Yesu apfa, babagore bagiye gutegura ihumura neza, bagendanye nawe bagendanye inyigisho ze bamwigiyeho kugeza apfuye. Isabato ngo yagize bagira gute? Bararuhuka. Isabato yaje kujya ku cyumweru bihinduwe n'umupapa. Papa Silvestre mu kinyi harashize mu myaka 400 niba nibuka neza. Urumva rero nta n'ibintu utatindaho rwose. None ukabona byisomeye muri bwa buhanuzi bwa Daniel ko ari umuntu uzaza akigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi akaba yarabihinduye nakwakurekerwa mu maboko ye, kuko ukabona byarekewe mu maboko ye biremera isi yose bigenderaho. Banza harari cyakindi abanyarwanda bavuze ngo utabizicwa no kutabimenya. Reka nkubwire rero muri iki cyumweru rwose ndumva ari nta cyumweru kirashira. Yes, ni muri iki cyumweru turimo nagize umushyitsi w'umugabo, ntabwo twari tuziranye. Yaraje arara turaganira, ambwira ko umugore we n'abana baruga isabato, ariko ngiye ntabwo mbyumva. None turaganira muzanira amategeko, ibitabo by'abakatolika ndabifite. Muzanira gatigisimu, amategeko ya noneho turasoma dusanga na Bibiliya ntagatifu ngiyi ndayifite. Noneho ndamwereka ko muri Bibiliya amategeko rya kabiri rirahari. Yego. Ntuzabaza ibishushanyo, ntuzagikubita imbere. Ntureba turabisoma kugira ngo yakora riryo. Ndangije dufata gatigisimu dusanga irya kabiri bararivanyeho. Ntabwo ririmo. Kandi muri Bibiliya ntagatifu ririmo. Yego. Arumirwa ati se yaje ku 10 ndamwereka dusanga irya 10 ryo kwifuza barigabanyijemo kabiri. Arumirwa, umugabo yahavuye yihannye. Yego rwose. Yahavuye yihannye yari agiye kwigira umubatizo. Yego, Imana ishimwe n'ukuri. Ibi mbabwira sibyo nahimbye, n'ukuri nta cyumweru kirashira kuko hari kwa kangahe ndumva hari lendi. Hari lendi turi kwa nyuma. Yego. Hashize iminsi 4 gusa. Kandi sinakucana ngo mpimbe ibintu. Yego. Urumva rero nuko abatezicwa nuko yarumiwe nawe. Ati ntabwo nenzi ko niko bimeze. Donc umuntu yaye pene yo kumva agasoma uhereye kuri Bibiliya yonyine birahagije. Imana ishimwe. Abantu rero badukurikiye bavuze byinshi, ubuhanuzi ko bwari bwaravuze ibyo twabonesheje amaso yacu cyangwa se twiga mu mateka. Tuzagira ibihe byinshi byo kwiga turebe uko ibintu byagenze. Nkunda amagambo Paulo yandikiye abakorinto, nawe ati namwe muri abanyabwenge, nimuze mwirebere n'ibyo tubabwira ari ukuri. Kandi na wa mwuka wera twahawe umufasha, umuyobozi uzatwigishwa tuyobora mu kuri kose, arahari kugira ngo umuntu wese usonzeye ukuri abashe kukubona nkuko kuri mu ijambo ry'Imana. Amina.
uretse kuri urwo ruhande rero nanone hari uruhande rw'abatwaye uwo mucyo w'isabato cyane cyane abadiventisite gusa ntabwo ari abadiventisite umunsi wa karindwi baruhuka isabato gusa ari tuzabiganira n'abantu b'Imana mu mateka y'isabato ariko abadiventisite muri ya mateka yanyu ntabwo mwabikomojeho ariko mwamaze imyaka 10 muruhuka isabato ariko mu idini y'abaruhuka ku cyumweru mwebwe mukaruhuka ku isabato no ku cyumweru mukajya gusenga byumvikane ko imbuto zaba abandi baruhuka isabato ntabwo zari zarabanyuze kugeza icyo gihe ntabwo mwari mwakwiyumvamo ko mwafatanya nabo umurimo none bantu batwaye umucyo w'isabato ni iyihe nama yo bakwiriye kuko usanga kenshi na kenshi umuntu agerwaho akaza ngewe weekend umudiventiste umunsi wa karindwi nemera isabato nkabwira nteko kuki utaruhuka isabato ko ijambo ry'Imana ryabivuze ariko ajya kureba imibereho mbayeho agasanga niba hari abantu baraguza Eric ajya kuraguza niba hari abanwe b'inzoga basinze baguye muri rigore nawe ari ayigwamo bya bintu akabona ba muntu nta cyafite cyo kuvuga ugira inama ki abantu batwaye umucyo w'ijambo ry'Imana ariko ugasanga babaye inkomyi yo gutuma bya bintu biryohera abo babishyiriye mu by'ukuri ndibwira ko hari igihe justement usanga abantu bafite isabato ariko bafite agakiza yego tarahuye na Yesu by'ukuri noneho ubwo ugasanga araca imanza aratunga abandi bantu intoki cyo nacyo nagira ngo kizakosoke kuko nk'ubu ngubu yomfa muri 1988 ntaramenya yenda nabyumvise ariko Imana ntarabyakira sinzi ko nari kuzarimbuka kubera ibyo kuko ibyo nari naramenye warabigendera ibyo nagenderagamo reka rero twe kujya dutera abantu amabuye ngo tuvuge ngo bari abantu ngo icyo navuga nuko hari igihe usanga umudivantiste senda yabwira nk'umuntu agahita yamubwira iby'isabato ataramenya mu by'ukuri umuntu akwiye guhura n'akamenya Yesu oya rwose ntabwo ari byo umuntu anabanza ahure na Yesu by'ukuri ibindi bizaza nyuma iyo sabato Yesu yaranayirwanije abantu bajya bavuga ngo Yesu yarwanije isabato ariko isabato Yesu yarwanije ni isabato y'abafarisayo ya yindi yo kumva ko harimo agakiza ni wigengesera uri bupfe akaba bishyira hariya oya icyo kintu ubwo reka tugese umuntu arakijwe hari agapapuro hano nanditse njyana nk'abantu nanditse ngo mbese amahoro arashoka muri isi ibibazo yego narabanje mvuga ibya Yesu mvuga ibya Yesu ukuntu hakiri Yesu mu buzima noneho nyuma nibwo navuze ngo ukwiye gusoma Bibiliya yego rwose umaze kwakira Yesu umutima wawe umaze kwiyemeza kumukurikira no kumukurikiza noneho soma Bibiliya nibwo navuze rero nti mu byo Bibiliya ivugana n'isabato ariko niba tuvuga mu isabato oya icyo kintu rwose tukihane ahubwo twese ngiye niba mvuga isabato ndakijijwe nawe na Yesu cyangwa umufarisayo burya biriruzuye abafarisayo turabizi ukuntu ngo abwiye umuntu abwiye ngo Yesu abwiye umuntu muri kiganza ngo isabato ngo akoze icyaha ese byari bimunanije koko byari bimunanije koko reka rero noneho tuve umudivantiste agisata ariko yahuye na Yesu by'ukuri yumva yahindutse abaye icyaremwe gishya azi gutinda imbere y'Imana ikamwereka iti dore iki ni kibi hari ikintu akomeje tugitangira n'undi agira ngo ngigarukeho reka twige gutinda imbere y'Imana amen dutinde kutwijambo ry'Imana tuzafite imbaraga ariko dutinde n'imbere y'Imana wenyine masengesho uguti urambwira iki ni ahampa ntitwaremo nte nkora iki ese hari yangiyo cyangwa ndorere ese business ngijemo cyangwa nyirorere ese ira mukobwa ngiye kumushaka cyangwa murorere yes ukamenya niho ruzinginga tukamenya gutinda imbere y'Imana muko reka kuyobora nukuri ariko isabato atariyo tukubitishije abantu kandi ubuzima tubaye hari ubuzima butari nibyo hari imvugo mwakoresheje ngo ntabwo dufite nimero ngo Eric ngo ni uwa gatanu ni uwo kuri nimero ya miliyoni mu batuye isi Imana indeba nkaho ari jewe wenyine iranzi aho ntaha n'ibindi ubwo rero dukwiye kugira niyo sano kandi iyo sano izavanaho n'ibi bintu tuba twibaza byinshi cyane bikorweho rwose Imana inatuyobore kuri uyu mucyo hari ni nayo mpamvu no muntu yageze kuri yicana akaba ari kumva ubuhamya nuko Imana ibigenza ikaguhuza n'ibyo ukeneye
Imana ishimwe. Ku magambo uvuze yuko abantu bakwiye kumenya Yesu mbere yuko bihiringa muri ibyo, ntekereza ibintu bibiri. Icya mbere, buriya igihe Mose yajyaga kwandika no mategeko 10 mu kuva igice cya 20, umurongo wa mbere n'uwa kabiri avuga ngo Imana ivuga aya magambo yose iti ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Ubundi aya mategeko turi kuvuga hamwe n'Isabato irimo bibwirwa abantu bavuye mu Egiputa y'ibyaha, batakiri mu bubata bwa Satani, bamaze kwinjira mu bwami bushya bwa Yesu Kristo. Ibitari ibyo ngibyo ibintu bizakomeza umutwaro, bizakomeza umuntu yiyuhakuya ntacyo azageraho. Ahari abantu bakurikiye ibiganiro twagize mbere ho gatoya y'ibi ngibi, natinze kuri iyo ngingo kwagakiza ariko kibanze Kristo uruhura. Ikiganiro cyanyu harya n'ikitwa Sanga Yesu akuruhure, bakundishije channel Sanga Yesu akuruhure. Kristo wamaze kuruhura umutima urushye, akavanwa mu bubata, akamuvana muri bwa bubata bw'icyaha. Uwo ni ubwirwa ngo rero muri ubu bwami turaruhuka ku Isabato, turakora ariko ku Isabato tukaruhuka. Bitarabi ibyo bizakomeza kuba umutwaro. Ikindi kintu gikomeye cya kabiri nshaka kuvuga, cya kindi mwari muri kuvuga cy'abantu bakubitisha abandi Isabato, rimwe na rimwe bakabwiriza Isabato badafite Yesu. Buriya Imana ikunda abantu bayo. Mu buhanuzi bwinshi bwavuzwe wakomojeho, hari n'uburi muri mu byahisho igice cya 3 bwerekeranye n'itoro rya Laodikiya. Abantu ngo bibwira ko bakize, bamurikiwe n'umucyo mwinshi w'ijambo ry'Imana, ariko iyo ukomeje gusoma icyo gice ku bijyanye n'itoro rya Laodikiya, Badivantiste babyiga cyane, biga ubuhanuzi nk'uko mwabikomojeho, ndetse ibitabo byacu byavuze ngo itoro ry'Abadivantiste ndio ryajyanyijwe na Laodikiya. Mu bibazo Yesu afitanye n'abantu bari muri Laodikiya, nuko abatamuhaye karibu, kuko ijambo ryavuga ngo mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjiwe dusangira. Bantu b'Imana rero n'ubushize narabivuze, niba uri umudivantiste w'umunsi wa 7 uramenye Yesu atabari hanze, kuko ibyo bintu biteje akaga. Kare mu gitondo nasomye amagambo akomeye mu gitabo kimwe yuko abakristo bakazuyazi barutwa n'abakristo n'abapagani rwimbi n'ubundi kubera yuko ngo ayobye impande zombi. Mu bukristo ubona arimo bakabasha no kugirwa icyizere atarakwiriye kugirirwa, ngo bayobye impande zombi. Abo ngabo ijuru ntabwo ribishimira na gato. Ntiyinjira akabuza n'abandi kwinjira, bambwa turiya ko yitwa ko kuki kuri rimwe Maranatha yaravuze ngo dore wambereye intaza, ntabwo uva aho uri unyereka inzira ariko ntabwo bafunze umuryango. Imana irinde buri mutima wese, cyane cyane abo mbwira ni abavandimwe dusangiye kwizera bakiri umucyo w'Isabato, tutaba twarabambye mu muryango tukabuza abandi kwinjira, ahubwo tureke Kristo yinjire mu mibereho yacu. Niryo banga rikomeye cyane. Amina. Nishimira ikiganiro tugiranye, sinzi niba hari ikindi wakongeraho mbere yuko dusenga dusoza. Hanyuma ndaza gusaba n'ubundi nko mwatangiye mudusabira umugisha kugira ngo ikiganiro kigende neza, n'ubundi dusoze n'isengesho mu dusengera. Ikintu navuga nsoza nuko nakomeje kugarukaho nuko guhura na Yesu ubuzima burahinduka. Ntabwo umuntu akomeza ngo abe ko yarameze. Bavuze ikintu kizamukanye uti bavuye mu batabwa bwabwo muri retwa bwa Satani ibyaha. Iwe na Yesu ubuzima burahinduka ukanezerwa. Njyambira ntugo ndasogongereje umuntu ambivuga kenshi, ndasogongereje ijuru. Kuko hari ijambo ubona ngo twicaranye na Yesu mu Mana, turi ahantu mu kirere. Icyo gihe rero kwisi byuhura nabyo byose, ibyo wakuvuga, ibyo byamera biti byo wumva ahantu, ariko igomba kuba waramaramaje. Naye Isabato ikaza, ariko rero ikaza hari aho uri. Ntuvuge gusa ngo oya, ikaza hari aho uri, aho naho harashoboka. Niyo mpamvu kakariya gapapuro nanditse ngo mbese amahoro arashoboka muri isi bibazo, yarashoboka rwose. Ariko niba uri hahandi ugomba kumva ijambo ry'Imana, ukagira ibihe byo gusabana n'Imana, icyo gihe wumva agufite mu biganza bye ukamwumvira. Twe kumvira amategeko y'Imana, ntabwo Yesu yaje kuvanaho amategeko, yarabyivuye ati sinaje kuvanaho amategeko, sinaje nuzavanaho iyo takantu gato cyane azabona ingaruka zabyo. Ubwo rero nshuti yanjye ndagira ngo rwose nawe nkubwire ngo reka
dukurikire Yesu aduha amahoro, atuyobore, atunezeze, adukoreshe, ariko turi kumwe nawe neza tutari hirya no hino. Numva rero biroroshye, nta mafaranga bisaba, nta rugendo rwo kujya hehe, hariho hose. Ntibisaba kuba mu idini runaka, ariko ati mpagaze ku rugendo akomanga. Yego. Niba ujuriye Nyagakingwa nzinjira dusangire, niba rwose wumva umwiteguye, mufunguro ujyaze akuyobore, aguha amahoro, mwumvire, hasigaye ibirebera ubuzima burahinduka kandi ukaba unize kuzahora ku ijuru. Biraryoshye cyane ro kwa Yesu rwose. Ntabwo amateko ari uburemere, ubwo n'umugisha. Iteko rya kane cyane n'umugisha, kuraruhuka. Amagambo mwasoresheje kano ka broshire ahari ntabwo bose bazabimenya, aranshimishije mu gucishamo amaso. N'ubundi ni cya kibazo mwasorejeho, ese amahoro arashoboka muri iyi si ibibazo? Igisubizo yego, niba ufite umwami w'amahoro mu mutima wawe. Ntazagutererana, azabana nawe mu byo uzanyuramo byose, azakugeze mu ijuru. Noneho musoresha Zaburi ya 125 umurongo wa 1 n'uwa 2. Abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, aho guhora uhamye iteka ryose. Nkuko imisozi igose Yerusalemu, ni ku Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Amina. Amen. Rero reka bari byo byiringiro tukomeraho. Mwanditsi w'umuhanuzi Yesaya yarabivuze ngo ugushikamishije umutima usamurinda abamahoro masa kuko akwiringiye. Amina. Reka twakirire impanuro z'uyu mubyeyi, turushaho kwishingikiriza ku Uwiteka atari ku muntu, naho amakuba yaza amahoro ye ngo arashoboka. Tumaze kubibona Uwiteka habwa icyubahiro. Amina. Reka mbasabe mudusengere dusoza ikiganiro. Koze cyane kandi Imana niho muri kabasenga iyi ministry ya Eric na Eliezer bafatanyije uyu murimo, niho mutwe twasengera. Bafite umurimo wo kwita, baritanga cyane bagakorera Imana, kandi nzi ko ntacyo muzayiburana. Amen. Imana izajya bafungurira inzugi bayobore, kandi noneho no mu ijuru tuzabaneyo. Amen. Dusenge. Mana nziza mwami icyubahiro, tuje imbere tugushimiye umwanya tumaze tuganira ku ijambo ryawe. Papa, watugire neza ijambo ryanditse mu rurimi twumva. Amen. Ntabwo tugomba umusobanuzi, turifite mu Kinyarwanda. Ndagusabye rero Papa kugira ngo rwose umuntu wumvise iki kiganiro kigiraho kimuvana naho kimugeza, kuko ntabwo byari kuri tombora. Amen. Imigambi ya Satani kuri cano y'abana bawe semwe mu izina rya Yesu. Amen. Reka bazajya bamva ibiganiro byabo bijye bakoraho, bityo tumaramaze tugukurikize tukuzanire benshi tuzaragwa ijuru. Tubisabye mu